Haleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi rero insanganyamatsiko nifuzaga ko twigaho, nifuza ko twiga gushimira Imana. Imirimo Imana iba yarakoze ni myinshi cyane. Nababwira nk'agastori kamwe umuntu ageze kumva, ntabwo ari isitori, ni ibintu bibaho kandi natwe tujya tubibona mu buzima bwacu no mu buzima bw'abandi bantu, no mu nsengero turabibona. Ugasanga marayika, uwo muntu yarambwiye ngo yoherezwa abamarayika babiri bari mu kazi, harimo ushinzwe kujyana ibyifuzo n'undi ushinzwe kujyana amashimwe, ariko abona umumarayika w'ibyifuzo ari gukora cyane cyane, ariko amanywa n'ijoro, isegonda amanuka azamuka, ariko mu kureba uw'amashimwe abona ari gutora ishimwe rimwe, nk'uko yava Kigali akamanuka mu ntara, akamanuka ahandi hantu hose. So ibyo bintu nyine byumvishe gutyo, numvishe bimbabaje. Naribaje ati se koko mu by'ukuri ni uko Imana iba itakoze? Mu by'ukuri ntabwo ari uko Imana iba itakoze, ahubwo ni uko twebwe abantu tujya tugira ingeso mbi yo kureba ku bintu Imana itarakora, bigatuma Satani adupfuka amaso ntitubashe guhishurirwa ese iby'Imana yakoze ni ibihe. Ndabifuriza ngo uyu munsi, guhera uno munsi, tubashe guhishurirwa gushima Imana. Ntabwo washimisha umubyeyi wawe umubaye mu buzima utajya umushima kandi ahora aguhereza ibyo ukeneye. Imana itugirire neza. Hari ibintu byinshi rero nakusanyije ndetse nabonye, ndetse namwe muraza gusanga musanzwe mubibona, kandi ni iby'igiciro cyinshi, nta nubwo twe twabona uko icyo twitura Imana, bitewe n'uko ibyo duhora dusaba Imana ngo idukorere ntabwo twabigereranya n'iby'Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Turebye ibintu tutajya dushima Imana, icya mbere kandi tuba dukwiye gushima Imana, icya mbere ni uko Imana yaremye ijuru n'isi. Reba ukuntu isi ari nziza, reba ibintu byose Imana yashyize mu isi, irangije iri mu muntu ku munsi wa nyina muvuga, iravuga ngo ibi bintu byose biguhaye ubushobozi. Turibaza, ibi bintu byose Imana ikimara kubirema ntabwo yavuze ngo ni ibyanjye kugira ngo mbyenjoyinge, ahubwo Kristo Imana yaravuze ngo ibi byose ndabiguhaye wowe muntu ubigenge. Yesu Kristo atugirire neza. So ikindi kintu Imana yavuze, ikindi kintu Imana yadukoze tutajya tubasha gushimaho Imana, ni uko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Ntabwo Imana yize tugira inyamaswa ngo tube imihogo w'izindi nyamaswa. Ntabwo Imana yigeze turema ngo tube imihigo, ntabwo yigeze turema, ahubwo Imana yaraturemye idushyira mu ishusho yayo nyirizina, iraturema itwita abana bayo. Ntabwo yigeze ituma tuzajya tubagwa ngo natwe baturye, ahubwo iyi si n'ibyuzuye byose yarabiremye. Imana yavuga ngo ndayibahaye, kandi ikindi turema mu ishusho yayo. Iki ni ikintu cya kabiri tugomba kuzadushima nk'Imana, aho kugira ngo duhore dusaba. Ikindi cya gatatu gikomeye cyane ni kubw'ubucunguzi bwacu. Turabizi twebwe mu bantu ntawari ukwiriye, nta muntu n'umwe ukwiriye, kuko twese twakoze ibyaha ndetse turi n'abanyabyaha, ducumura buri munsi. Ariko ku bwa Yesu Kristo Imana yatanze, yadupfiriye. Ubundi umuntu wese nyirizina, ikintu Imana yari yarateguye nuko abantu tutajya tubyumva neza, umuntu wese avuka yaramaze gucungurwa, afite umuntu yamupfiriye. Imana itugirire neza. Yesu Kristo adufashe. Ubwo rero iyo utagiye gushima Imana, nibura gushima Imana ku bw'ibyo bintu bitatu tubonye by'ingenzi, ushima uvuga ati ndagushimiye ko wampaye kuba umuntu, ndagushimiye ko wandemye mu ishusho yawe. Imana Yesu Kristo atugene, ndagushimiye ko wancunguye muri Yesu Kristo. Ese ubu ni iki wakishyura ku muntu agiye kugucungura, umuntu agiye gupfira ibyaha byawe? Uzarebe iyo umuntu agukoshereje, iyo umuntu agukorera icyaha cyangwa ikosa, uzarebe uburyo wirinda.
urababara my friend, urababara cyane. Uzarebe wenda urugero ruto cyane, uzarebe umaze koga cyane ari nka nijoro umuntu akaza akagukandagira, uhita wumva ubabaye cyane. Ariko se kuki tutajya twumva uru rukundo Yesu Kristo adukunda, ahora tubabarira mu buzima bwa buri isegonda ku yindi? Iki ni ikindi kintu tugomba kujya dushima Imana, imbabazi z'Imana zihoraho za buri munsi, tugomba kujya tubishimira Imana. Ikindi cya kane, gushima Imana ku bw'uyu mwuka tuba duhumeka. Hari inshuti yanjye yerutse kumbwira ukuntu iyo umuntu agiye mu bitaro hariya kiriya cyuma ajyamo cya bomboni, yagize amahirwe make umwuka akawubura, umwuka wo guhumeka neza akawubura, amafaranga yishyura amafaranga 1,500,000 iyo bagezeho. Ibaze nimba umunsi umwe amasaha 24 ashaka kwishyura amafaranga 1,500,000, uribaza imyaka ufite, fata 1,500,000 ku munsi we n'imyaka ufite, urumva ayo mafaranga wakabaye wishyura? So ndabinginga ku buntu, noneho ukajya uhumekera ku buntu. Icyo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Buriya wabibaza umuntu neza urwaye uri mu bitaro uri kuyishyura, kugira ngo wakanga kuyishyura se? Ndabinginga ntitukongere kujya tubura ishimwe dushimira Imana, imbabazi z'Imana, umwuka duhumeka, isi Imana yaduhaye, ikavuga ngo ibi byose ndabibahaye kugira ngo bibatunge, bibayobore. Imana mu ijuru tugire neza. Kadusome n'ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri, Gutegeka kwa kabiri ibice 8, tuhera ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 11. Yesu Kristo atubwira neza, ariko ari kuvuga ngo uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. 11. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. Hano uyu nguyu yari Moses, yari ari kubwira Abisiraheli, kuko murabizi ko yari we mwami wabo, yari we mutegeka Imana yarabahaye, kandi yagize ibihe byiza, ajyanye ibihe byiza n'Imana, ni nawe yazanye aya mategeko tugenderaho. So Imana mu ijuru tugire neza. Hano ari kuvuga ngo uzarya uhage, uzashimira Uwiteka. Hari n'abantu usanga wariye ntabwo urwaye, wariye wahaze, ariko wabuze ikintu cyo gushimira Imana. Iki nacyo kiri mu kindi kintu. Nimba wariye, kabone nubwo waba utahaze ariko wariye ariko nta nubwo wabura guhaga, kereka nyine ari umurunga. Nimba wariye ugahaga, icyo kintu kizajya gituma ushimira Uwiteka Imana yawe. Niko hano ijambo riri kutubwira ngo uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Iki gihugu cyiza, iki cy'u Rwanda, nicyo wenda nacyo cyaba igihugu, ariko igihugu cya mbere bari kuvuga ni igihugu cy'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu, iki twagakwiye kuba twakize icya mbere. Ariko nimba koko uri umukristo, nimba uri uw'Imana, nimba wizera Imana, hari ikintu Imana iguhaza nimba wamaze kwakira Kristo Yesu, cyitwa amahoro yo mu mutima. Aya mahoro yo mu mutima nta kindi kintu kijya kiyagura, nta kindi kintu na kimwe kijya kigura amahoro yo mu mutima uretse kwizera Yesu Kristo. Abafite amafaranga menshi wumva ari uyabonye, nimba wifuza amafaranga menshi n'amazu menshi, wumva aribwo washima Imana. Ariko ndakubwiza ukuri, aya mafaranga n'amazu meza uyabonye nta mutima wo gushima ufite, n'ubundi nta mahoro wagira, nta mahoro wabigiramo. Nk'uko hano ijambo ryatubwiye mu Bafilipi 4:3-7, naho arakuvuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabye mubyingingiye mushima. Ibyo ushaka byose bimenwe n'Imana, ubyingingire ubishimire Imana. Ariko nuba mw'ubwo buzima bwo gusaba ariko wibuka no gushima, nk'uko ijambo hano riri kutubwira ngo 7 riri kutubwira ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu.
Imana yo mu ijuru itugire neza. Kristo Yesu adufashe, adukomeze kwikura imitwaro yacu. Ijambo hano riri kutubwira ngo ntitukagire ibyo twiganyira. Ibyo twiganyira wenda bishobora kuba ari bihari, ariko n'ijambo riri kutubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, kuko ubundi Imana irema umuntu yamuremeye kuyihimbaza. Ese waremera umuntu kugira ngo aguhimbaze, ukamuremera no guhangayika? Hari imitwaro tuba tutemerewe gutwara. Yesu Kristo aza mu isi, ibintu byambaye. Hari igihe nagize ikibazo cy'isipiriti, ngira uburwayi, nkajya mba mu buzima bwo kudashima Imana, nsaba, ariko nza guhishurirwa ko Yesu Kristo yavuze ngo mwese abarushye n'abaremereye nimuze munsange ndabaruhura. Nanjye koko iryo jambo nararyumvise, ndaryizeye kandi nararihoranaga, ndaryizera ndisengeramo, Yesu Kristo aranduhura. Ndakwinginga ntuzongere kuba mu buzima bwo kudashima Imana. Reka dukomeze hano kuri 11 ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. 11 nuko ari kutubwira wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Nta kindi kintu kizagufasha kutibagirwa Uwiteka Imana yawe, kandi tuzi Imana icyo ari cyo, ni ubuzima bwa none n'ubw'ejo n'ubw'ahazaza. Ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Nta kintu na kimwe gishobora kugufasha kutibagirwa Uwiteka Imana yawe uretse kuba mu buzima bwo gushima Imana. Ugashima Imana kw'ibi bintu twabonye, atari gutegereza ibindi bintu, atari gutegereza imodoka, atari gutegereza amazu meza ngo ubone kuzashima Imana. Ugashima Imana kubw'umwuka uri guhumeka, kubw'imbabazi Imana yakugiriye ikagutoranya nawe ikaguha agakiza ka Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atembuka bwabwo ubugingo buraho. Ntabwo ijambo ry'Imana ryigeze rivuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga amazu meza. Oya, ntabwo ari amazu meza Imana yatanze, ntabwo ari amafaranga menshi, ntabwo ari inka nyinshi, ahubwo byatumye itanga Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, kugira ngo aducungure, kugira ngo yikorere ibyatunanira. Hari abantu usanga bikoreye imiruho, kandi imiruho ntabwo twe twahamagariwe kuyikorera. Dufite umucunguzi, dufite mukuru wacu Yesu Kristo, dufite umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabinginga tukabe mu buzima bwo kudashima, kuko iyo ubaye mu buzima bwo kudashima nyine ushiduka neza nta n'ibyishimo ufite. Ijambo riri kutubwira ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Yesu Kristo yaravuze ngo hahirwa abumva aya magambo kandi bakayitondera. Nta kindi kintu gituma uhirwa, ni uko wumva aya magambo ndetse ukayitondera. Iyo uyumvishe bikarangira gutyo ntugire ikintu ubika mushyira mu mutima, n'ubundi usa nkaho wasomye imvaho. Ariko ngo hahirwa uwumva aya magambo kandi akayitondera. Ndakwinginga ngo uyu munsi utangiye kuba mu buzima bwo gushima Kristo, bwo gushima Imana kubw'ibyo bintu byose tubonye baradukorera. Sibyo? Imana mu ijuru itugirire neza. Iki ni ikintu kigomba kuzajya gituma dushima Imana, ni ugushima Imana uvuga ngo nubwo bimeze gutya, nubwo ndwaye, nubwo ndi guca mu bintu bingoye, nubwo ndi guca mu nzira induhije, nubwo ndi kuba mu bukode, nubwo bimeze gutya, nubwo mfite abanzi imbere n'inyuma. Hano Dawidi yaravuze muri Zaburi 23:4, Yesu Kristo atugenza aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumurira. Aba bari abantu bamaze kumenya Imana neza ihorana natwe, baramaze kumenya Imana ibera hose icyarimwe, baramaze kumenya Imana ya Mwuka Wera ibana natwe buri munsi. Ahubwo bakavuga ngo aho nanyura hose, haba mu bikomeye haba mu byoroheje, ntabwo nzatinya ikibi icyo ari cyo cyose, kuko nzi ko ndi kumwe nawe. Hano turi mu isi tubasha guhura n'ibikomeye, ariko ibyo bikomeye nabyo iyo bigezemo ntabwo uhangayika umutima, ahubwo ushimira Imana ukavuga ati nzi ko ndi kumwe nawe, ntabwo mbasha gutinya ikintu icyo ari cyo cyose. Imana yo mu ijuru itugende. Iyo ubayeho mu buzima bwo gushima Imana,
avuga ati nubwo mfite ababanzi, nubwo mfite ibi bingoye, Imana ibana nawe muri byose, kandi birangira nawe uri kuvuga nk'uko Dawidi hano yavuze kuri 5, Zaburi 23:5 uri kuvuga ngo untunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Yesu Kristo ashimwe. Ntabwo Imana ibabaza umuntu iteka, birangiye n'ubundi Imana igushimishije, birangiye bya bibazo byawe bihinduyemo ibitwenge, birangiye amarira yo mu isi yahinduye ibitwenge, kuko nta gikomeye Yesu Kristo atakiza. Ni umukiza nyine, niko yitwa, ni umukiza. Ibyadutera byose, ibyaduhangayikisha byose ntibigatume uhangayika, ahubwo ujye ubaho ubuzima bwo gushima Imana. Imana yo mu ijuru tubwire neza. Ikindi kintu kizajya gituma dushima Imana ni kubw'amasezerano dufite, iby'Imana yadusezeranyije. Nimba wenda tuvuge urugero, uri kwiga ariko wibuke ko uzarangiza ukabona akazi, ufite iryo sezerano. Uri umushomeri, ubishimira Imana ko ndi kwiga ariko nzarangiza mbona akazi, ibyo bituma ushima Imana. Ndi umushomeri ariko ejo bundi nzabona akazi, ubishimira Imana. Ndi umukobwa sindabona fiyanse, ndi umutipe sindabona fiyanse, nyine uvuga ibyo byose bituma ushima Imana, ariko uvuga ati ndabizi ntabwo naremewe kuguma gutya, nzabona umuntu runaka, bituma ushima Imana. Ikindi kintu tugomba gushima Imana cyane cyane twebwe urubyiruko, hari urubyiruko rwamenye Imana, urubyiruko ruri mu matabi, ruri mu mayoga. Si uko nabo biyanze, nabo ni abantu nk'abandi, ariko ntabwo bagiriwe aya mahirwe yo kumenya Yesu Kristo, ntabwo bagira amahirwe yo kumenya Imana, niyo mpamvu bari muri biriya. Si uko nabo ari abantu babi. Nicyo cyonyine cyagatumye ushima Imana, kuba nibura ufite kubona amafaranga make ukayarya neza, ukayasangira n'inshuti zawe neza, mutagiye mu ndaya, mutagiye mu businzi ngo muduhaniremo, mutagiye mu bindi birangaza. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane guys. So ndabashimiye, ndabinginga ngo iri jambo ry'Imana tukaryumva gutyo, ujye uryumva uryapurike, urishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubundi nifuza ko kubwira ijambo ry'Imana tugiye amahirwe mu karere kariduha. Ndifuza ko hagira twese twakatura tukajya tuvuga ko ubuzima bwo gushima Imana mu buzima bwa buri munsi, atari rimwe mu cyumweru, atari rimwe buri munsi, ukavuga ati mu gitondo cyangwa nimugoroba ngomba gufata umwanya ngashima Imana. Kandi ndababwiza ukuri, nubikora nk'uko ntabwo uzongera kwiganyira, ntabwo uzongera kwifuza, kuko ibi mbabwira njyewe nibwo buzima mbayemo. Si uko ndi umukire cyane, si nuko ntunze byinshi cyane, ariko kubera mbayemo ubuzima bwo gushima Imana mu byo mfite, mu byo yampaye, ndakize cyane, kuko hari abantu benshi batunze ibintu byinshi njye ndafite ariko ndusha amahoro. Imana mu ijuru tugire neza. Murakoze, ndabifuza mukore subscribe, mukore share, mutange comment. Imana ibahe umugisha.